ariko ubu tubikoze duhagaze buriya nahagerara cyangwa yagiva uri mugufi cyane. Okay, ntacyo. Ewana uyu munsi ndagwa kukimara amafaranga nta nubwo ngiye nkwaka n'amafaranga za ndaya zose zikwaka amafaranga. Yaka never nago nkwaka amafaranga kimara amafaranga. None se ari iki cyawe ni iki ubu ikintu cyo kibaye kimara amafaranga neza uyu munsi ni wowe uri bumareho amafaranga imbere y'Imana n'imbere y'amategeko n'imbere yo mu buriri. Yaka mwana iri tako ni iryawe. Iyi ni rasiyo yawe saa sita nijoro mu gitondo ndagira ngo mbabwire ngo mureke Yaka mwana yanjye nayibonye rasiyo yanjye nayibonye ngiyi breakfast kabisa. Nkuko mubibona rero twinjiye mu kiganiro, akantu katwinjiye mu kiganiro ni akantu keza cyane cyane, ngira ngo ibintu bigaragara nyine biragaragara ko Yaka yahuye umutima we cyane. Ni rukundo. Ni rukundo. Uyu nguyu niwe wa wundi wavugaga cyane wakumazeho ibyawe byose. Yaka uyu munsi nakuzaniye kukimara amafaranga. Noneho yanjye nawe ngo ni yanjye nawe umva rero mubwire mabusha izina ry'Imana ubongera gufata kuri raba. Oya ariko ni yanjye nawe ikibazo kireye. Si imari warayiranga. Hari urimo kwikanga se hari? Nase n'abandi bayikeneye. Ni yanjye iyi kabanda na Yaka mwana. Ni Yaka mwana na Rehema. Kuri uyu munsi uramusha. Uyu munsi ndagwa. None se neza ndakimu. Reka rero tubane mwana rero tubagezaho ibiganiro bijya bitandukanye, ibiganiro bijyanye na showbiz ndetse n'imyidagaduro muri rusange. Uyu munsi rero turi kumwe n'abantu bagaragara neza cyane nk'uko mubabona, n'abantu ndetse bamaze gufata izina mu bijyanye na industry ya showbiz mu gihugu cy'u Rwanda. Turi kumwe n'umukobwa wambaye neza cyane, ugaragara neza cyane, murabona ukuntu yambaye, murabona ko asa neza cyane. Uyu mukobwa rero turagira ngo dutangirane nawe yibwira abadukurikiye. Okay, njye nitwa Rehema, ndi kumwe na Yaka mwana. Uyu munsi ndamaga kukimara amafaranga. Byagiye bivugwa yuko ari wowe mukobwa cyane Yaka kuva yagera inaha ari we mukobwa yakunze cyane. Ese ni igiki cyatumye Yaka agukunda kurusha abandi bakobwa? Arabizi wanjye. Ni amazi gusa. Neza. None so iyo uburebye Yaka ari ukuntu tumubona tukabona Abanyarwanda mwe akasakumura ngo amazi nose. Niyo mpamvu nkunda cyane. Ose nje gukaraba nje. Subizi nge nkaraba sanitizer wa mukobwa, ayo mazi yawe rero mbabarire wa mukobwa. Twabivuze imbere ya kamera, imbere y'abanyarwanda, imbere y'abadiaspora. Ewana uyu munsi ndagwa kukimara amafaranga nta nubwo ngiye nkwaka n'amafaranga za ndaya zose zikwaka amafaranga. Yaka never nago nkwaka amafaranga. None se abanyarwanda mwe ni muri kumva? Ni muri kumva mwo kagira Imana mwe koko ibi ni ibintu koko, ariko ntumfate ku ngufuma. Turumvikana mwara wose. ariko urame no ku mafaranga. Amafaranga ya amafaranga ndayafite mwara wose. Ibi bintu ntabwo byo. So it is not good vraiment kubona abakobwa basigaye bavurira abahungu bakabajyana no muri hoteli ngo kugira ngo ahubwo ikintu cyo kimara amafaranga. None se ari iki cyawe ni iki ubu ikintu cyo kibaye kimara amafaranga neza uyu munsi ni wowe uri bumareho amafaranga. None se Yaka mwana tukiri aho ngaho ku bijyanye n'izo gahunda aho tugeze iyi si nyamara yarahiye. None se tuvuge ko aramutse bibaye utabyemera? Arabyemera cyane rwose. Gahunda yafite ntabwo imwemera ko muyijyanamo. Turayijyana tuvuga ngo yego imbere y'abanyarwanda bose babibona. Yego. Bose rero nta wundi mugabo ufite ku buryo yakumfatira wakanimenya. Oya ntawe. Uyu munsi ni njye nawe. None se ufite geto? Geto irahari. Na hoteli rero gatwana ijyamo, ikibazo si n'amafaranga cyangwa ikibazo ni Yaka mwana. Urabyemera?
nta kibazo nagusamura rwose. subizi se niko hakundi n'ubundi ni kuva kera ni ibintu byabo. none se Rehema tukiri aho ngaho twagiye tubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye Yaka mwana avuga ko ari wakunda cyane noneho haza kuzaho ibindi biganiro bivuga yuko Yaka mwana atakunda umukobwa w'umunyarwanda ashaka aba diaspora. None aka kanya twongeye guhura nawe muri mu rukundo ibintu byanyu biri seriye. Yaka mwana njye naramubonye ikiganiro yakoze yaravuze ati umukobwa ufite amafaranga niyo yaba arwaye sida nta kibazo. Okay njyewe rero mfite amafaranga nta na sida mfite. Ukunda umudiaspora cyangwa ukunda amafaranga? Amafaranga arahari. Okay by'umwihariko umudiaspora aba afite amafaranga kuko hari n'abakobwa baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baje kwirongoza hano. Ibyo byo turabizi. So by'umwihariko icyo nashaka kuvuga njyewe nkunda umunyarwandakazi kuko ndi mu Rwanda, nkunda umukobwa tuzaba turi kumwe igihe cyose mukeneye nkamubona. Naho mu diaspora uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntukaze kunyirongozaho kuko ejo uragenda bwa bufaranga twasangiye bukanshirana. Ariko nk'uyu nguyu nubwo twarya make ariko nkamubona every month, chaque jour, every month. None se uko tumubona nk'uko umuvuze byashoboka ko hari inshuro mwaba mwarahuriye ahantu nyine mukagira uko mwigenza byarabaye? Vuga ngo yego cyane. Oya twahuriye imbere ya kamera turashutinga ariko ntabwo yari yamenera rwose. Wari wankubita kinyuma se wenda kuryo wabibwira ngo ndakigwa kimara amafaranga ntakizanye. Noneho ari ukuntu ndabona asa nkaho utari kumwumva cyane, ariko we muri rusange birabona ko uyu munsi yaje ari we yambare. Ariko wabonye kuntu yambaye kora home ayisamira amaritiro nukuri urijyana wamubonye haranyerera. Ibi bintu rero YouTube iri kubihanira abantu bazina bawe. gerageze yambare neza. Aza kuza kwakwereka neza mu kanya tugeze mu buriri neza muri ya geto yanjye turaba twambaye nka Adamu na Eva nk'uko Imana yabariye cyane mu busitani duturitsanye nani karisa. Icyemera se ko ibyo biri bube ko mbona Rehema atari no kuba yabasha kuguha akabizi ngo turebe nimba ibyo bindi biri bube cyangwa uyu munsi ntabwo ukeneye Yaka. Katumuwe mukora ni ukuvuga ngo Rehema akabizi uko kari ngombwa ariko aho turi buhurire after this action, so dufite turi burembe nyuma y'iki gikorwa. Mukanya ariko ujye wihaka abantu. Turakunda kigaragara cyane buriya bambaye agasutiye cyangwa wambaye isutiye y'ingwe neza. Bafite n'amatunda y'amahanga data karacyahagaze urumiwe kubonera ibere avuta ryereka YouTube kakira ikote. Nonese Rehema tukiri aho ngaho kubijyanye no kuri Yaka mwana ndetse n'ibindi bintu babigiye bitandukanye, hari abakobwa benshi muri iki gihe bari gushaka kurwanira Yaka mwana. Nkawe nka Rehema ukunda Yaka mwana mwajyanye n'ibihe byiza na n'ubu mukiri kumwe, ni icyo wabwira abo bakobwa bose bagikomeje kumwikurura? Ndagira ngo mbabwire abo bakobwa beza igihe badafite amafaranga Yaka mwana bakakanya ashaka amafaranga, icyongeyeho cyane akaba ashaka umukobwa utarwaye sida kandi njye sinyirwaye. Yaka mwana turi kumwe abakobwa bose ndagira ngo mbabwire ngo mfite amafaranga. Icyo nashaka kuvuga rero ntabwo nari nagusuzuma kuko hari abakobwa batanyara wasanga rwose uri mu Kagatare. Njye nkunda umukobwa rwose uba ufite amazi. Icyo ntabwo ari ikibazo, amazi ndayafite. Uyu munsi ndagira ngo nkumvishe inyanja ariko ubu tubikoze duhagaze buriya nahagerara cyangwa yagiva. Uri mugufi cyane. Okay ntacyo noneho twaturutse abajumenye unaryoshye nyamara
Sharem uraryoshye. uri kumva y'amazi Kanze nitugera mu gitanda ndakwemeza. noneho Rehema ikigaragara iyi industry uyisanzwemo, ese urabona ni iki kiri gutuma abakobwa cyane nkamwe muri gushaka gukundana n'abasitari cyane? Iyo ukundana n'umusitari buriya rero biba byiza cyane kubera ko mutera story nyinshi mugaseka, ubuzima bukiyongera, umunsi ukira cyane. None se nanone ni byiza cyane nyine kuba wakundana n'abasitari ko barirekura, baraganira, bakora ibiki byose bitandukanye. Nanone tukata turusha nkaho twinjiye mu bantu baba badukurikiye. Ndabizi nyine nawe uba muri showbiz, ariko hari abadukurikiye batayibamo nyine ari abo kureba ibiganiro tuba twakoze. Abantu baba badukurikiye ntago tuba twifuza ko bababara. Ubaka kanya hari uwaba avuye gushyingura runaka yagize ikibazo akaba yareba ikiganiro cyanjye na Yaka kumva arasetse, bwa burakari bukagabanyuka. Niyo mpamvu tuba dushaka gushimisha abanyarwanda, abatuye hanze y'u Rwanda, abadespora, turabakunda cyane. None se mu bijyanye n'uburyo nyine ibiganiro byanyu biba bimeze cyangwa uburyo mwebwe muri showbiz muba muhagazemo, hari abantu benshi bavuga ko ibintu byanyu biba birimo gutandukira cyane kandi ari ibyo muba mukora mwisanzuye. Ni iki wababwira? Ibintu dukora rero ni ukugira ngo tubashimishe kandi natwe twishimishe. Ntabwo nahura na Yaka ngo tuganire mave ntasetse. Birumvikana. Noneho tukiri aho ngaho nanone Yaka mwana, twaje tuvuga bivugwa yuko amafaranga yawe nta handi ahantu ajya kuri Rehema. Ese kuri Rehema umaze kumutakaza amafaranga angana ki cyangwa ibintu bingana gute? Rehema ndamukunda. Umaze kuritakaza amafaranga angana gute Yaka? Rehema nta bintu bya shooting turimo, mu by'ukuri ngewe ukambwira n'abanyarwanda bose ndagukunda kandi nkaba nifuza yuko Imana idufashije tukabona amafaranga twakora ubukwe ukaba umugore wanjye. Sa nk'umutera umutoma Yaka, mutere nk'imitoma myiza cyane. Niwe mukobwa mwiza nabonye ku isi yose. Urakoze cyane cyane cyane. Ndagukunda kurusha uko ifi ikunda amazi. Ubu ngubu rwose njyewe Yaka uzi ukuntu ngukunda. Nshaka ko dukora ubukwe ukambera mama w'abana bawe. Banjye barapfuye ukaba mama wanjye ngewe. Yego. Ukajya mu mwanya wa mama wanjye. Ibyo ngibyo ndemera kubikora hagati y'abanyarwanda bose babyumva, abadespora babyumva. Njyewe muhaye ikibanza mu mutima wanjye, ugomba kuwuturamo ukambera papa. Mudufashe ba diaspora, mudufashe ba diaspora dukora igikwe nyacyo, apana cya kindi cyabaruki cyo gutwika, cya kindi cya Yaka na keza cyo gutwika. Mudufashe bana, mutume n'amadolari dukora igikwe cya original. Ese Rehema, tukiranga muri icyo kintu cy'ubukwe ukomuje cyangwa n'uburyo tubona muri kugaragara, nibyo koko murakundana, ariko se uzashobora kwihanganira Yaka ko azajya guca inyuma ko nzi ko abikunda cyane? Tugomba kuba Yaka ngewe Rehema, nunca inyuma nzabyihanganira nk'umugabo wawe, nanjye nk'umugabo wanjye, nk'umugore wawe. Umva Rehema, nanjye nugitanga ahandi upfa kukigarura gusa cyane. Ubwo wagitanga ahandi ariko kukigarura. Oya ntabwo njye naguca inyuma. Njyewe rwose abantu barimo kutwumva mudutera inkunga, njye na Yaka mwana dushaka gukora ubukwe, akambera umugabo wanjye tukamanikana gutya akaboko imbere ya leta n'Imana. Urumva, ariko mudufashe mudukubita amadolari dukora igikwe shaka. Ayo madolari bashobora kuyabakubita. Noneho se ngaho reka duse ngaho noneho turebe ko ubukwe bwabaye, tuvuga ati muri gusezerana. Iryo sezerano ni irihe mwasezerana? Twasezerana isezerano ry'Imana. Twasezerana imbere y'Imana n'imbere ya leta, ariko tugasezerana no mu buriri tukamanika amaguru twese. Hari ukuntu ngaho muse ngaho dukora iryo sezerano. Umugore wa Yaka imbere y'Imana n'imbere y'amategeko n'imbere yo mu buriri. Sanga isezerano ngaho naho reka dukore iryo sezerano twumve. Yaka, ugeze umwanya wawe wo kurahira wo kuba wakora isezerano n'umugore wa Rehema.
imbere y'abanyarwanda, imbere y'Imana n'imbere y'abakirisitu nemeye kuzahurira na Rehema mu gitanda twambaye ubusa umubiri ku wundi. Murakoze cyane. Okay, Rehema niwe ugezwe, wavuyeho umugabo. Njyewe imbere y'Imana n'imbere y'abanyarwanda n'imbere ya Yaka, mwana, umugabo wanjye, sheri wanjye, mufata ukuboko ariko nyine umuntu nshaka kazambera papa w'abana banjye, mudutera inkunga dukora ubukwe, haba muri leta, haba mu buriri, byose turabyemera. Okay, ahubwo ubukwe bwa abavumba mutari abavumba batari nuvuga yuko noneho ubu ngubu ibibaye hano ni nkaho nyine ubukwe natwe twabutashye, n'ubundi ubukwe butwara n'abantu babiri, ni njye na kameramani wanjye. Noneho turagira ngo tweruririre abandi bakobwa. Muri ino minsi bivuga yuko Yaka mwana hari umukobwa nyine usa nkaho muvuga yuko yamuririye amafaranga, yagiye ngo ararana nawe ntiyamwishyura. Yaka mwana urabivugaho iki kandi uri kumwe n'undi mukobwa? Nambaye neza wose banateguye mbarusha umugore mwiza nubwo murusha amafaranga, abakaritasi mwe nubwo mufite ibipawu, barusha umugore mwiza Rehema sha abakaritasi. None se Yaka mwana abakobwa bari kukwishyuza amafaranga urabavugaho iki? Batangiye no kunyamagara, batangiye kugira ute, babwira ngo ubu ufite umugore. Umugore ntabwo ari umukobwa. Umva ndi muri interview mwana, ndi muri interview mbabare gato ndahita guhamagara. Rehema, I love you and I'm gonna love you. Nzagukunda ubuziraherezo kugeza igihe nzapfira. Dusangire kuri ibi biryo nawe ujye kuri ibi neza, bana turya imvange kabisa. Imvange uyivanze ni yaba ari imvange itatera umuntu bwaki. Yaka ikintu kimwe wabwira abakobwa bakomeje kukwikundishaho ubu ngubu nicyo wababwira? Icyo nababwira rero mwa bakobwa mwe mukomeza kunyikubaho, fiancé mfite fiancé Rehema, mwa bakobwa mwe mumbabarire rwose mube mwihanganyeho gato, mfite fiancé muri uyu mwaka ngiye kurongora nanjye mbe papa runaka. Babwira ahubwo badutera inkunga dukora ubukwe. Abaterankunga barahari, abadiaspora barahari bafite amadolari. So icyo nabwira abakobwa bakomeza kunyikubaho, by'umwihariko indaya zicuruza. Ubu mfite umugore mumbabarire rwose ntabwo nzasubira mu buraya, mwihanagure nta n'igiceri cyanjye cy'icumi muzongera kubona. Mfite madamu wanjye Rehema, babwire attention ku mugabo wanjye witwa Yaka mwana Primus Mobile. Mwebwe mwandaya ziza zikuba kuri Yaka mwana umugabo wanjye, nagira ngo mbabwire ngo Yaka mwana iri tako ni iryawe. Iyi niyo rasiyo yawe, iyi niyo rasiyo yawe, saa sita nijoro mu gitondo. Ndagira ngo mbabwire ngo mureke Yaka mwana yanjye nayibonye, rasiyo yanjye nayibonye, ngiyi breakfast kabisa, lunch neza, so my ration ngiya. None se Rehema, tukiri aho ngaho ari ibintu mbonye nani mpita numva ari ikintu nakubazaho gatonya. Ese wemeye kuba nyine ugiye kubana na Yaka nk'uko uvuga ko nawe yemeye kubana nawe? Yaka ikibazo cye uzakihanganira ngo iyo amaze kuba yafata akantu ntajya ashobora akazi, we bizaba bigenda bite? Yaka baragusebye, urasisebanye nibyo ariko nawe uzabyihanganira use neza natamiye akayoga. Ntuzajya uza wasinze ntarebe, nzajya nkwihanganira nk'umugabo wanjye, kandi niyo najya kuguca inyuma icyambere nuko nzajya nkikuzanira, sibyo? Nta kibazo, ariko ntusabe ukuntu umuntu burya ushobora kukuzana niwe agahita asinzira. Ni ngombwa ngo ducange irangi buri munsi mwe. None se Yaka nta kuntu azamuka akazajya agufasha, ariko igikorwa nyine kikaba ese ko nzaba ndu azajya yiyaranje byikorera. Ushobora no gusinzira ari gukanyiba umugore neza. None se muri iki gihe urabona ko nyine abantu bari gukora ubukwe cyangwa abantu nyine bari kubana biri aho ngaho bya hato na hato, mwebwe gahunda yanyu mufite ubundi igamije iki? Twe ntabwo biracamo neza, dukeneye abadiaspora ko babanza bakatumiraho amafaranga, tugakora ikigo kiri original. Ni ikibazo cya covid arega ntabwo watumira abantu benshi. Ubundi njye ntabwo nshaka gutumira abantu benshi mu bukwe bwanjye na Rehema. Ni abantu babiri biwabo nanjye babiri biwacu, tukanywa inzoga Yaka yarongoye mugasetinga kamera nta birenze.
ukazana ya meta kayinyambika abantu bose bakabibona. Nzakwambika n'ikariso n'isutiye no mu buriri neza tugacanga irangi. Kwe na probleme peti nanga yo kuzana probleme tuyuzamwa sinanga kuzana probleme tuzacanga irangi mu. None se Rehema uri kumwe na Yaka uyu munsi yabaye wawe, ariko none se ubwo mwejo bundi nugira gute ukabona Yaka ari kumwe n'undi mukobwa nawe umeze neza cyane, bizagenda bite? Yambwiye ko nzamwihanganira ko najya no kurongora ntari bazayinzanira. Ubu kuri we nta kibazo ufite. Yaka nta kibazo ufite cyo kuba Rehema nawe azagenda akajya ahandi akongera akagaruka. Nabimwemereye rwose apfa kuzana amafaranga. None wowe ugiye kumushaka mu buryo bwa business? Oya agiye agacuruza tukabona kawunga n'agafuka k'umuceri, hari ikibazo ko batazakimukura azajya kigenda acuruza akigaruka. Ijoro rimwe nyikuzanira isaha imwe nyine warareye amajoro abiri ariko ukazana amafaranga bitwaye. None se Yaka mwana tukiri aho ngaho ku bijyanye n'umubano wanyu ndetse n'uburyo mubanyemo birabona ari ibintu byiza. Ese bundi Rehema mwamenyanye ryari? Byagenze gute kugira mukomeze uyu mubano wanyu? Mwamenyaniye ku Mutako TV. Ari barehema babiri. Uvuga ngo nzajya ndara ngaruka atari kuba abagore. Noneho ntabwo uzongera kunsangira na Rehema mugenzi wawe. Ubu noneho Rehema wawe gusa. Ubu se noneho so yuwa harya babwita kandi kuramo seti. Ubahana ari ave mu nzira. Ubwani kuramo seti no siri bwa. Ariko n'umukobwa ndakapfa. Rehema namwekuye. Ubahana ari nyine akureho Rehema. Cyangwa bibikuramo bibi. Ariko amugari wabyita nguki kwa kundi bavuga ngo bwani kuramo seti. Ubu nk'uyu mugore yakuyemo umugore mugenzi we bari kumatanira, ubwo wabyita nguki? Bavuga ngo seti kuramo bwana, ni ukuvuga ngo iturufu ikuramo seti. Nuvuga ati iyo ari za seti Rehema mugenzi we, nuvuga ati ni za seti ebyiri zahuye, noneho seti imwe ni iturufu iri imiswe. Iturufu kuramo. Thank you very much for your correction. Kabisa. Ese urabona nk'ubu ngo bagiye hajya haba amarushanwa, sibyo? Amarushanwa y'amakouple cyangwa y'abantu bambara neza cyane. Urabona wowe na Yaka mwatambuka mukajya mu marushanwa cyane rwose. None nzayangusohoka rero twambaye turi kujya kazi. Zaturiye kazi nagusohokanye muri hotel. Ndamwa noneho reka turya gaziki. Sherina ngai. Hello. So uzomona Sherina ngai uva mwabakobwa ntabwo mundusha zomona gore mwiza. Abandi kubwira abajama mwamubonye icyo cyange Rehema byabishugama misango babwira akantu kamwe Yaka. Birabishugama bibwira akantu kamwe. So bashugama rwose mu mbabare mfite umwana rwose, umwana ukiri muto, mfite Rwanda rw'ejo. Mfite Rwanda rw'ejo, urabona uyu mwana aracyari muto cyane. Abashugama mwabakecuru mwe nubwo mufite ibipangu n'amamodoka mu mbabare rwose. Mfite umwana ukiri muto Rwanda rw'ejo. Nifite ka Rwanda cy'ejo kanjye. Rehema bizu. Wifite agateja ka. Gatomagiza nk'umutomagiza muri cya kirimi cyacu kiringara twumve. En tout cas vraiment nazara moi. Kibazo cyawe ujya kuvuga ibintu. Nazara moi mukepenza mu mimoko kitoko. Somona Sherina ngazana no mwana. Ai so ba mère penza ba lowa bosibo kola. Biso tuzana na bana mike penza. Bana mike. Gendi kumwe n'umwana mutwe nawe gusobanura mu Kinyarwanda. Ngewe mwabikecuru mu nubwo mufite amafaranga ngendi kumwe n'umwana mutoya. Nazara moi muke. Nk'uko mubibona rero turi kumwe na couple nziza cyane, couple yaciye ibintu bigacika muri showbiz nyarwanda, aho Yaka mwana ndetse na Rehema ari abantu bakoze udutwiko tugiye dutandukanye muri showbiz ya industry nyarwanda. Noneho mu kugana ku musozo turagira ngo duse nkaho twisabira iyi couple ikintu kimwe igira ikintu itangariza abadukurikiye baba bari mu Rwanda abari no hanze yaho, kugira ngo nyine tugane ku musozo. Icyo natangariza abanyarwanda, mfite ibyishimo cyane, ndishimye cyane
kubera Yago TV show yagarutse kuri system. Shimira na Yago uburyo yihanganye kubera ibibazo byamubayeho nkuko byaba no kundi wari we wese. So bavandimwe, YouTube ni ishyamba rinini, mureke twese turihigiremo. Ufite imbaraga hige, tureke ibintu by'ishyari. Nubonye mugenzi wawe aguze ikiro cy'ubugari, nawe gerageza nawe ugura ikiro cy'ubugari n'ibishyimbo n'iki twese turye. Ariko twese dukeneye kurya my brother. Njye ikintu nababwira, ndabakunda cyane kabisa. Uhereye kuri Yaka, ndamukunda cyane, ni umugabo wanjye, ni sheri wanjye, turi gupanga ubukwe. Abatwumva mudutera inkunga mwebwe aba diaspora. Turabakunda cyane. Ya urakoze cyane. Noneho ndagira ngo use nkaho umbwira igihe waba waratangira ibintu, umbwira ati niye comment waba warabonye ukumva muri wowe iraguhinduye cyane. Njye comment zose nagiye nkora zijyanye n'ama interview nagiye nkora, ntabwo zigeze zinca intege kubera ko nari mfite ibyo nshaka, nabigiyemo numva mbishaka. Ntabwo comment zose zagiye zinca intege, ntabwo nigeze nzitaho. None se ibi bijyanye no kuba muri industry yawe ya showbiz wabitangiye ryari? Ntabwo ari kera cyane, mbitangiye muri uno mwaka ushize. Nibwo nabitangiyemo, mbijyamo numva ko ari nk'ikintu nakora umunsi umwe nkahita nyireka, ariko mu by'ukuri ntabwo nagikoze umunsi umwe, narakomeje ndakomeza. Ubu ngubu mbifata nk'akazi kanjye ka buri munsi. Ubu muri make hari ahantu bimaze kuba byakugeza? Hari aho byankuye, hari n'aho byangejeje. Ubu ngubu nsigaye mbaho numva mbayeho atari nko mu buzima bwo nari mbayeho. Mu buzima bwo nahozemo nabayeho numva ko isaha n'isaha nava muri Kigali ngataha, ariko ubu ngubu numva ko isaha n'isaha ngomba kuba i Kigali kandi nkayibamo neza. Ndi umukobwa wambara neza, gukora akazi kanjye neza buri munsi, nsohoka nkajya kunywa byeri nkuko numva mbishaka cyane, ko abantu banzi kure interview ya mbere yo nakoze y'ubusinzi ngiye manyura byeri. Noneho muri rusange se akazi ukora kawe nakahe? Muri rusange n'ubundi ni ibisanzwe, akazi kanjye ko nkora ka buri munsi ni ugukora ama interview nshimisha abanyarwanda n'abari hanze y'u Rwanda n'aba diaspora. Ndabakunda cyane, niyo mpamvu mba numva nshaka ko muhora mundeba mbashimisha mbasetse. Yego.